akiriza imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo udahemuka. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Akira uru Rwanda, Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intimba, akiriza imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo ubudahemuka. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Dore jyewe sibana na rwa rwango nari natewe n'amanjwe y'iyi si, wowe ubwawe waraje urabihanagura, kugira ngo nkunde ndokoke nk'urupfu rwa roho. None umugambi wanjye Mana n'impamo, n'ukwamamaza ku isi hose. Akira uru Rwanda, Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intimba, akiriza imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo udahemuka. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Isi yacu yuzuye imico inyuranye,
n'imigenzo ikwiye kuzuzanya, aho kuba intandaro y'amatiku n'inzangano zitagira shinge, kugeza aho umuntu atemubundi ngo nuko batanganya amazuru. Akira Rwanda Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intima, akira izipfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo ubudahemuka, twese utwiyegereze udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Agahinda n'ishavu ntibinterane ngo bimbuze kuzuza inshingano, icyo jyewe nakwemereye nkivuka ngifite ababyeyi banjye. Babyeyi bacu bavandimwe mwatubanjirije, mwibuke mudusabire ku Mana ubutaretsa, kugira ngo natwe tuzabe abagabo, kugira ngo natwe tuzabe imfura zibereye Nyagasani n'u Rwanda rwatubyaye. Akira Rwanda Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intimba, akira izipfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo ubudahemuka, twese utwiyegereze udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Banyarwanda nimucyo dushyire hamwe, turwanye urwango rwatwigabije, turirimba amahoro n'urukundo, twimike ubutabera. Babyeyi bacu bavandimwe mwatubanjirije, mwibuke mudusabire ku Mana
kugira ngo natwe tuzaba abagabo, kugira ngo natwe tuzaba imfura zibereye nyagasani n'u Rwanda rwatubyaye. Rwanda Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intimba, akiriza imfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukijwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango rw'ibigomeke, uyihundagazemo, uyisesekazemo ubudahemuka. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubere abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubere abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubere abana kandi twemere, utubere isoko y'urukundo. Twese utwiyegereze, udutagatifuze, tukubere abana kandi twemere, utubere isoko Kristo Yezu akuzwe bavandimwe nkunda, ndabaramukije mbifurije amahoro y'Imana, ndabayambiriye cyane iminsi myinshi. Hari hashize iminsi itari myinshi cyane mu by'ukuri, ariko tuba dukumburanye kubera ko dukundana, turi abavandimwe. Ubwo rero yambi cyane, hobe ku bakunda hobe, yambi ku bakunda yambi, ibyo ari byo byose muri Kristo Nyagasani, duhoberane kandi tubwirane ko dukundana. Muvandimwe mwiza rero, aho uri hose mu byo urimo byose, wumve ko nkwifurije amahoro ya Nyagasani n'ibyishimo bimwe bisendereye rwose cyane. Uyu munsi rero turi ku wa kane, ku itariki 28 z'ukwa mbere 2021, turi mu kiganiro tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Muri kuganira rero na Uwase Yvonne, turimo gusoma cya gitabo mutagatifu wacu yadusigiye, duhoberane n'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo tube mu mahoro kandi tuzapfe twishimye. Hari umuvandimwe rwose wigeze kudusaba ati iyo titre mujye muyivuga kenshi gashoboka. Ndashimira rero n'abavandimwe bangiye mama Christine na Sœur Dete, kuko nabo numvishe bakunda kuyisubiramo rwose iyo titre, nanjye ndayikunda cyane kuko mpita numva inshyize imbere gahunda y'ubuzima, nkumva nanjye mbonye icyo ngiye guharanira guhera uyu munsi. Ngiye guharanira kubaho mu mahoro rwose, mbeho mu mahoro pe uko bishoboka kose. Kera twajyaga tuvuga ngo ni ukwimahoroniza mbese kwishyira mu mahoro uko bishoboka byose kose. Kwishyira mu mahoro rero muri iyi si bavandimwe ni ikintu kidashoboka udafite Imana mu by'ukuri, kuko ngewe njya mbona hari igihe ndangara nka gutya nkahusha, mbese kumwe uba ureba ubundi mu buzima hari ikintu mbese uba wishingikirije,
ngewe rero nishingikiriza Yezu, nkumva ari we nkingi yanjye. Hari ukuntu rero cya kintu uba wishingikirije, hari ukuntu urangara ukakirekura. Ndadandabirana bimwe ejo bundi byambayeho, numva ndadandabiranye, noneho ndavuga ni ubu ngubu nsobanukiwe kumwe mutagatifu Petero igihe yagendaga ku mazi asanga Yezu, ukuntu byamugendekeye mbese, kugeza igihe cyose yari akihanze amaso Yezu, amureba arimo amusanga, yaragendaga ku mazi bigakunda. Noneho rero ahushije arekeye kumureba, atangira kurohama. Nanjye niko numvishe bingendekeye. Ubwo rero bavandimwe, kubaho mu mahoro muri iyi si utishingikirije Yezu nk'inkingi yawe, ntabwo bikunda. Yezu niwe utanga amahoro. Twishingikirize Yezu rero. Umutagatifu wacu niko yabigenje, tweretse mu buryo bwinshi bushoboka, usibye ko no mu buzima ariko no mu bihangano bye, no mu myitwarire ye. Noneho no muri iki gitabo rero turimo gusoma, turi kubona ko inkingi ye yari Yezu, yari ivanjiri, mbese yarebaga ijuru. Aha rero nkaba shaka kuboneraho guhamagarira abavandimwe, nibura mwebwe tubana mu muryango remezo, mwebwe turi kumwe muri uru rugendo, nyabuneka twirinde kuzagwa mu ikosa ryo nkunda kubivuga, ariko wenda sinzi nimba mbivuga bikumvikana, ariko ndagira ngo tutazagwa mu ikosa ryo kureba umuvandimwe wacu tukarekera aho ngaho. Twebwe twaba dukosheje cyane, kuko Kizito ntabwo ari utanga ijuru, nubwo ari umutagatifu, nubwo ashobora kudufasha, nubwo ashobora kudusabira kuri Nyagasani, yewe ubufasha bwo zabuduha cyane, kandi n'ubu aracyabuduha, akiri no mu buzima yarabuduhaga, ariko ntabwo ari we nyiri ububasha muri iyo sansi. Twebwe rero tugomba kureba hehe aho we yarebaga, wagomba kutubera inyenyeri itumurikiye muri uru rugendo turimo. Ubwo rero bavandimwe, rwose ako kantu nkabasabe, hari ukuntu kubera ukuntu tumukunda tujye tugira ngira impungenge yuko dushobora kugira iryo kosa ryo guhagama aho ngaho, tugaguma tukavuga tuti ni Kizito, ni umutagatifu, ni umuntu wakoze ibintu bikomeye cyane, ariko tukarekera aho ngaho. Ntitugerageze gutera ikirenge muke no kwerekeza indoro yacu, amaso yacu aho we amaso ye yarayerekeje kuri Yesu, ndangamiye umusaraba. Natwe turangamira umusaraba. Bavandimwe beza rero, kadukomeze ikiganiro cyacu. Nari ngiye mu biganiro, ariko nta nubwo nari mpushije cyane, kuko ibyo byose naganiraga kuri titire y'iki gitabo, kandi nicyo turimo gusoma. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe hari utuntu nshaka kubanza kubaganirizaho, twa tuntu twanjye. Uyu munsi hari amakuru aherutse kungeraho, yampangayikishijemo gake, ariko nubwo yampangayikishije cyane, kuko ibintu by'Imana nyine aba ari iby'Imana, nta ukuntu ushobora kubigerageza kubisigasira uko ushoboye, ariko ahanini wowe uba ukora rya 1%. Kizito yatubwiraga ati ngewe burya mba nakoze 1%, ibindi byose ni Yezu ubyikorera. Natwe rero muri iyo sanse ni uko nguko dukora rwose uko ubumuntu bwacu budushoboza, ariko ibindi byose Nyagasani akabidukorera aho tutagera akahatugerera. Ubwo rero ni muri iyo sanse nshaka kubwira abantu ngo hari abantu ngo bafunguye gurupe, ngo ni mu Rwanda, niko numvise, bayitirira umuryango remezo. Bavuga yuko ngo nabo bakora amasengesho, ntabwo mbizi, ngewe iyo groupe sinyirimo, n'abantu bampaye amakuru bambwiye yuko ngo bayivuyemo, ntabwo nabashije kubabwira, wenda ni mumfotorera ibyo bavuga ndebe. Ariko icyo numvise nuko ngo bafunguye groupe bayitira umuryango remezo, ariko ntabwo basenga, kandi twebwe bo mu muryango remezo nta n'umwe ubizi by'iyo groupe. Bantu rero mukinisha ibintu by'Imana, niba mushaka ibibazo ni akazi kanyu, ndababuriye, nimushaka murekere gukina n'ibintu by'Imana. Ariko cyane cyane ndashaka kuburira abantu bacu bavandimwe, nibakubwira ngo ujye muri groupe ngo y'umuryango remezo n'iki byose, ugasanga
batarimo gusenga, kuko abo bantu ngo ntabwo basenga. Twebwe turasenga ndetse turasenga cyane, yewe ahubwo ni nacyo dusigaye twikorera cyonyine. Na bya biganiro byo mu ruganiro nabonye byaragabanyutse, ariko buriya icy'ingenzi ni urukundo. Abantu baba bahuze bari mu mirimo n'iki byose. Abo bantu rero bafunguye izo gurupe, nihagira umuntu uyoberamo akabona nta masengesho arimo, akabona barakerense Kizito nabyo ngo barabikora, azamenye yuko yayobye, avemo, ahubwo ashake umuryango remezo nyawo, haze tugendane mu rugendo. Ariko rero mbwira n'abo bantu, sinzi icyo bagamije, mwa bantu mwe, sinzi icyo mugamije, mugerageze rwose ibyo bintu mubyihorere, kuko ntabwo ari byiza, cyane cyane iyo ari ibintu by'Imana ntabwo ari byiza kubikinisha. Ibintu turimo ntabwo ari imikino, ni ibintu by'Imana, ni ubutumwa turimo nk'uko Kizito yari aburimo. Iyo umuntu rero akoze ubutumwa akarinda kubuzira, akarinda kubura ubuzima kubera ubwo butumwa arimo, aba ari ibintu bikomeye cyane. Natwe rero muri ubu butumwa turimo twarabyiyemeje, kandi tugerageza kubukora mu mucyo uko dushoboye. Mwebwe rero mwihisha inyuma mukajya gukora ibintu mukabyitirira abandi, mukabikora uko mwiboneye, mukabisira ibanga, mumenye yuko niba mutagarutse mu nzira nziza, namwe ibihembo byanyu bizabageraho muhumure. Nuko rero ubwo rero abantu ndababuriye, nimubona hari abantu babatumira kujya mu muryango remezo utari uyu nguyu wacu ntarimo, ntimuzashidikanye, muzamenye yuko mwayobeye aho hantu, cyane cyane nimubona ari ahantu bakerenze Kizito. Twebwe iyo hagize umuntu uza agashaka kuzana bene ibyo, bajya batuyoberaho, natwe uwo nguwo duhita tumuvana muri gurupe, cyangwa ariko ibyo ari byose turabanza tukamusobanurira, tukamubwira icyo dukora n'intego dufite, twabona akomeje tukamuvana muri gurupe. Iwacu rero bene ibyo ngibyo ntabwo bihaba. Nubona uri ahantu rwose hitwa mu muryango remezo barimo gukerensa Kizito, bari kumuvuga nabi, bari kwivugira ibyo babonye, nta sengesho bajya bakora, uzamenye yuko ari iyo gurupe numvise abantu bambwira, ariko ngewe ntarimo, ntazi nuko ikora. Biyitiriye umuryango remezo ngo wa Kizito Mihigo nabo. Ubwo rero ikindi kintu nagira ngo mbahamagarire mbere yuko twinjira muri gahunda yacu y'umunsi ni za misa. Mukomeze musabe misa bavandimwe, mukomeze musabe misa muri kuriya kwezi kwa kabiri kose, ahubwo ukwezi kose mugusabe za misa, ku buryo kuriya kwezi mu ijuru bizaba ari ibirori. Kuva twamenya uko misa iba imeze, mbese buriya buryohe buba burimo, ntekereza yuko impano irenze iyindi dushobora guha umutagatifu cyangwa se umuntu wacu witabye Imana ari misa, ari isengesho rya misa. Ubwo rero bavandimwe mugerageze rwose musabe za misa. Hari abamaze kubikora babingejejeho, wenda hari n'ababikoze batabimbwiye, kuko rwose nababwiye ko icy'ingenzi nuko mwebwe mubikora, asigaye buriya Yezu na Kizito bazaba babibonye, imigisha yanyu muzayibona. Gusa ushatse kubimbwira byanshimisha, byaba ari ukugira ngo gusa ubimenyeshe, byaba ari no kugira ngo umbwire uti bimbwirira abavandimwe, kugira ngo niba hari abo duturanye nabo bazaze muri iyo misa, nabyo nabikora. Ubwo rero mukomeze musabe rwose misa muri uku kwezi kwa kabiri, mu ijuru bizaba ari ibirori gusa. Tukiri aho ngaho rero, mu minsi iri imbere nzabaha gahunda y'uko uku kwezi kwa kabiri tuzakwitwaramo. Ni ukwezi gukomeye cyane, tuzagukoramo noveni idasanzwe, turimo turayitegura. Noveni izatangira ku itariki 8 z'ukwa kabiri nyine, irangire ku itariki 16. Ni ukuvuga yuko azaba ari umunsi mbere yuko twinjira muri 17 nyine. Ni ukuvuga rero ngo iyo 17 tuzayinjiramo nk'abantu bagiye kwizihiza Pasika. Ntabwo tuzaba tugiye mu cyunamo, tuzaba tugiye muri Pasika, kuko umutagatifu wacu aho ari turahazi, ari mu ijuru, yarazutse. Nk'uko rero Yezu yazutse tukizihiza Pasika ya Yezu, no kuri 17 tuzizihiza Pasika ya mutagatifu wacu. Ubwo rero mugerageze bavandimwe, ntimuzaheranwe n'irungu. Tuzabashyiriraho igitaramo, ntabwo ndamenya ngo ni sangahe, ndumva tuzagishyiraho nka nyuma ya saa sita, mu masaha rwose y'umugoroba, mu masaha
10 gutyo niko ntekereza, ntabwo turahitamo isaha, ariko tuzabashyiriraho igitaramo kuri uru rubuga rwacu rwa YouTube. Igitaramo kizaba kirimo indirimbo ze, kirimo ubuhamya, kirimo indirimbo twamuhimbiye, imivugo, mboneraho gushimira abantu barimo gushyigikira icyo gikorwa, barimo kungezaho imivugo, abari kungezaho indirimbo bamuhimbiye, abarimo kudushyigikira mu buryo bw'amafaranga kugira ngo byose bizagende neza. Mwese ndabashimiye, Nyagasani abampera umugisha. Nuko rero reka tujye mu isengesho, hanyuma dusome igika cy'uyu munsi. Inkuru rwose nagombaga kubabarira ndabona nzibaze izisigaye nzazibara ejo nk'abavandimwe. Nuko nguko twibanira, tubarirana inkuru, ubundi tugasenga, ubundi tukumva n'ijambo riri mu butumwa mutagatifu wacu yadusigiye, nuko ubuvandimwe bukogera. Tujye mu isengesho rero. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Isengesho Kizito yavugaga ari muri gereza. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha ngo ugushaka kw'Imana Data gukorwe mu isi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye uwukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Amen, aleluya. Turangije isengesho. Dushimire Nyagasani rero ko uyu munsi twaramutse, ni intego twihaye, ni akagahunda twihaye rwose, ko buri gihe mu kiganiro mu gitondo dushimira Nyagasani ko aba akidutije ubuzima. Erega buriya ni ikintu gikomeye, ntabwo mbitindaho, nabigarutseho kenshi, numva ari ikintu gikomeye. Rero uko mbyibutse ngerageza kubikora. Nuko rero tujye gusoma igika cy'uyu munsi. Igika cy'uyu munsi kiri muri chapitre nshyashya Sœur Odette ejo yatangiye. Igika kivuga ku ishyaka riri ku butegetsi ubu ngubu mu Rwanda, uko Kizito aribona. Uyu munsi rero nabyo nibyo duhita dukomerezaho. Ejo yabuze ikiganiro yagiranye n'umukuru w'iryo shyaka, Bwana Ngarambe François. Uyu munsi rero arakomeza avuga nanone ku by'iryo shyaka. FPR, Front Patriotique Rwandais, umutwe wa politiki ukabije kugira ubuhezanguni kandi w'akaga, ufite intego yo kuba ishyaka rimwe rukumbi. Ihangane gato. Nyuma y'uko umunyamabanga mukuru wa FPR agerageje kumpatira hamwe n'abanyamuryango ba fondasiyo kurahirira kuba abayoboke bashya b'ishyaka rye rya politiki, natangiye gushaka kumenya ibijyanye na FPR, cyane cyane indahiro yatubwiraga kurahira. Nabuze amagambo yo kuvuga, maze kuvumbura ibiri muri iyo ndahiro bahatira abanyamuryango bashya bose ba FPR. Dore ibikubiye neza mu itangazo rizwi rigomba kuvugirwa mu ruhame kandi imbere y'abandi bayoboke b'iri shyaka. Kuri iyi ntambwe idashidikanywaho nteye, ubwo niko bavuga, we urahira, akoresha njyewe birumvikana, akomeza abyishyiraho avuga ati: nyuma yo kwiga neza, gusobanukirwa neza no kumenya indahiro ya FPR,
urahira yirahiriraho ibyahungabanya n'ubuzima bwe, akavuga ko yamenye neza, yumvise kandi yatahuye ibisobanuro by'ibyo yiyemeje mu ishyaka hamwe n'abandi. Reka nsubiremo. Avuga ko yamenye neza, yumvise kandi yatahuye ibisobanuro by'ibyo yiyemeje, by'ibyo yiyemeje mu ishyaka hamwe n'abandi banyamuryango. Kubungabunga no kurinda ishyaka, yagiye abishyira nyine mu manimero. Iyo nari maze gusoma ari nimero ya mbere y'ibyo barahira. Donc inimero ya mbere bararahira ngo namenye neza, numvise kandi natahuye ibisobanuro by'ibyo niyemeje mu ishyaka hamwe n'abandi banyamuryango. Iya kabiri, sinzi niba biri kumvikana neza. Kubungabunga no kurinda ishyaka mu kurwanya abanzi b'igihugu aho bari hose no mu buryo bwose. Icyo ni ikintu cya kabiri barahira bavuga. Kubaha utabajije cyangwa ngo ugishe impaka ku mabwiriza yose y'ishyaka rya FPR y'ubu n'azaza. Ni ukuvuga ngo iby'ubu ngubu urabirahiye, n'ibizaza icyo bizaba bivuga byose ukabirahirira. Yuko ko yiteguye kubambwa nk'umugizi wa nabi uwo ari we wese niba agize icyatuma arenga ku mabwiriza y'ishyaka, kuko azaba ahemukiye abanyarwanda bose. Uyu munsi igika ni aho ngaho kirangirira. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Aravuga ku bijyanye no kurahira, ibyo barahirira biratangaje. Iyo mba ntarabisomye mu gitabo cya Kizito, nanjye rero nta nubwo nari narigeze mvuga ngo mbese ubundi numvaga bavuga nyine ko barahira. Njyewe navuye mu Rwanda nkiri mutoya, murabizi. Ntabwo rero nta n'indangamuntu nari nagafashe. Ibingibi byo kurahira n'ibyo byose sinari mbizi. Nyuma yaho rero numvaga babivuga nkagira ngo ni ugukabya. Iyo Kizito atabyandikana n'ubu ntabwo mba nari nakabyemeye. Barabivugaga bakavuga n'ibyo barahira, nkumva rwose ari ugukabya. Ahubwo se abantu kuko birashoboka ko umuntu yarahira ibintu bimeze gutyo, nkumva rero ari ugukabya. Ariko kuko ari Kizito wabyanditse, nzi neza yuko nta kintu akeneye guhimba, ntawe akeneye gusebya. Rero ndabyemeye, ariko kuko biratangaje. Biragaragara yuko bitiranya ishyaka ku giti cyaryo n'igihugu cyose. Igihugu cyose ni ukuvuga ngo uhemukiye ishyaka aba ahemukiye igihugu cyose. Ishyaka rero ni ukuvuga ngo FPR bumva yuko FPR ari u Rwanda, niko nabivuga. Ariko rero uyu munsi ntabwo byo gusesengura indahiro za FPR wenda ari byo turi butindeho cyane, ahubwo ndagira ngo twitindire, kuko twebwe icyo tureba, nk'uko natangiye mbivuga, ni twebwe tureba Kizito tukamureba nk'inyenyeri ituyoboye aho we yageze kwa Yezu, kugira ngo natwe mugani tuzapfe muri ibyo byishimo, tubeho muri ayo mahoro, kuko tuzagerageza kwishinjikiriza icyo yari yishingikirije, ari we Yezu. Ubwo rero twebwe tureba uko Kizito yitwaraga mu bintu, cyane cyane mu bintu biteye isoni nk'ibi ngibi. Ahangaha haruguru aravuga ati njyewe maze kubyumvisha, kumva ibi bintu maze kubisobanukirwa, nabuze ikintu narenzaho, nabuze icyo mvuga neza. Ariko icyo ngira ngo uyu munsi, isomo ngira ngo uyu munsi dutahane, ni ukugushaka gusobanukirwa. Kuko rero kwa kundi tuba tuvuga tuti tugerageze gutera ikirenge muke. Uyu munsi mu gika cy'uyu munsi ni hehe twatera ikirenge muke tugakatahana nk'isomo, tukavuga tuti aka kantu nanjye rwose ngiye kukamwigana, kugira ngo nanjye ndusheho kubaho muri ayo mahoro, no kuzapfa nishimye, no kuzagera kwa Yezu, mbese no kuzaba umutagatifu, no kuzaba umutagatifu. Ako kantu rero ngira ngo uyu munsi rwose tugafate nk'isomo tukamwigane,
ni akangaka ko gushaka gusobanukirwa kurushaho. Abantu dukunda kugira ingeso, nigeze kumva umuntu ngo bene ubwo buhamya ni ubuhamya bunshishikaza cyane. nanjye iyo numvise ngo umuntu ngo wagiye mu ijuru, cyangwa se kwa kundi abantu bajya nko muri koma noneho akagira experience yo kujya mu ijuru cyangwa se kubonana na Yezu, ni ubuhamya bunshishikaza. aho mbyumvishe hose mpita njya kureba nkajya kubisoma. Nasomye ibitabo byinshi bijyanye n'ubwo buhamya. Ubwo rero hari ubwo nigeze gusoma, ntabwo nibuka hehe, numva bavuga yuko ngo mu bintu bibiri Imana yishimira, nyine iyo wagerageje gushyira mu bikorwa Imana yishimira, ngo ni ukugerageza kwihugura no gukunda. Ibintu bibiri mbese muri make Imana irakubaza wakunze bingana iki, wakunze ku ruhe rwego. Ahangaha rero Kizito ho rwose nta rundi rubanza kuko we yarakunze kugera no ku rwego yemeye kwitanga arapfa. Noneho rero iyo amaze kukubaza Yezu, nyine iyo amaze kureba ku bijyanye no gukunda, kuko iyo uri mu rukundo, ni ukuvuga ngo mu rukundo nyine iyo urukundo rukurimo, ubundi iyo urukundo rukurimo ni Imana ibikurimo, kuko Imana niyo rukundo. Mbese nuko nguko nabivuga, Imana niyo rukundo. Rero iyo urukundo rukurimo ni Imana ibikurimo. Iyo Imana ikurimo rero bavuga ngo iki, amategeko 10 y'Imana, n'aya mategeko 10 y'Imana yose ubasha kuyubahiriza, kuko yose burya ashingiye ku rukundo. Ni ukuvuga ngo ubaye ukunda ntabwo wabeshya, ntabwo wasambana, ntabwo, kubera ko urukundo ibyo birarukubuza, ibyo rurabikubuza. Ubwo rero urukundo, iyo wifitemo urukundo rwose byose biratungana. Ni ukuvuga rero ngo iyo tugeze hakurya y'imva, reka ari uko mbivuga, ikintu cya mbere ngo Imana ireba burya ngo ni urukundo, wakunze bingana iki. Noneho ikindi kintu ngo ireba ngo urwego wagerageje kwihugura, kuko Imana yaduhaye ubwenge. Se kuki itaturetse ngo tube inyamaswa nk'izindi zose? Yaduhaye ubwenge hejuru y'ibindi byose. Ngo hari ahantu muri Bibiliya bavuga, ntabwo namenya kubabwira ngo ni hehe, ariko hari ahantu bavuga ngo yatugize batoho gatoya ku bamarayika. Phrase nyifite neza mu gitaliyani, ntabwo ari benshi mu gitaliyani kuko aricyo nkoresha buri munsi, ariko ngo yatugize gatoyaho ku bamarayika. Ni ukuvuga ngo umuntu ni munini cyane, afite ububasha burenze urugero ku bintu byose Imana yaremye, ku rwego yamugize hafi umumarayika. Ubwo rero iduha ubwo bwenge bwose. Ubwo bwenge rero ntabwo ari ubwo gupfusha ubusa, ni ubwo kugira ngo dukoreshe muri ubu buzima, kandi tubukoreshe neza, tubukoreshe muri uko gukunda nyine. Imana rero irabikunda cyane iyo tugerageje kwihugura. Nanone muri bya biganiro Kizito yajyaga atanga kuri ya televiziyo, nyine bya biganiro yajyaga atanga kuri televiziyo y'u Rwanda, hari ikintu yigeze kuvuga rwose ndagikunda cyane, numva kiri inkozi ku mutima. Ahantu yari ari kuganira n'ubundi na Gerard Niyomugabo n'abandi bagenzi be, aravuga ati burya mu Banyafurika cyangwa mu Banyarwanda hari ingeso itari nziza, ingeso yo kudashaka kumenya birushijeho, kudashaka gusobanukirwa. Ntekereza ko ari hahandi Gerard yavugaga ati abantu barantuka ngo navuze ko Ruganzu ari Yezu. Mbese ibyo bintu nyine yavugaga ntabwo mbyibuka cyane mu by'ukuri. Ibitabo bye nanjye nifuza kubisoma, Kizito yari yarambwiye ko azabimpa. Nuko niba hari umuntu ufite ibitabo bya Gerard nuko azansunikire. Nuko rero ubwo rero akavuga ati ariko abantu bantuka batazi n'ibyo mvuga kuko iyo ndimo kubabwira gutyo bo bahita bumva yuko nyine ndi kuvuga, mbese nyine yavuga iyobokamana ry'u Rwanda, ati bahita bumva yuko ndi kuvuga Ryangombe cyangwa se Nyabingi cyangwa se iki, batagerageje no gusoma mbese n'ibyanditse muri icyo gitabo ngo bumva. Aho ngaho rero bahita bakomoza baravuga bati Abanyarwanda cyangwa Abanyafurika muri rusange tugira ingeso yo kudashaka gusobanukirwa, yo kudashaka amakuru, kudashakisha amakuru ku byo tubwirwa no ku bintu muri rusange, nyine ngo tugire ayo matsiko kugira ngo dusobanukirwe kurushaho. Kizito rero aha hantu murabona yuko amaze kuvugana n'uriya umunyamabanga wa FPR wari umaze kumusuzugura cyane, avuga ati mbese ubundi wowe kutarahiye bite byawe, mbese ibintu ngibyo. Kizito aratashye avuga ati ariko ubundi iyo ndahiro ni bwoko ki? Noneho ajya gushaka amakuru,
aravuga ati reka njye kumva ibyo bintu, wenda iyo asanga ari na bizima akabona ari ibintu byiza rwose, ahubwo ubundi mbuzwa n'iki kurahira wa mugani ko mbona ari ibintu bizima. Ariko hano nawe yaravuze ati ibi bintu maze kubisoma nabuze icyo narenzaho, nabuze icyo nahavuga, nabuze amagambo. Ariko igishishikaje ni ukureba iki kintu yahise yiyumvamo cyo kujya gushaka amakuru nyayo kugira ngo yimenyere we ubwe, atari ngo bambwiye ngo numvise bavuga ngo, aragenda arabyishakira rwose, arabyisomera, arabimenya. Rero ako kantu natwe tugatahane, tugerageza kukamwiganamo. Nitwumva amakuru tukumva hari ukuntu adukoraho, twumva hari ahantu ahurira natwe, aho kugira ngo twumve amabwire gusa, tugende dushakisha amakuru, dushake ibitabo dusome, tujye kuri interineti. Dore ubu ngubu ni igikoresho cyiza cyane interineti gisigaye kigezweho. Hari benshi kirangaza rwose, bakakirangariramo bakirirwa bagikoraho ubusa, ariko hari n'uburyo bwiza ubu umuntu ashobora kugikoreshamo, nka mutagatifu nako nka umuhire Karl Acutis. Interineti niyo bamuhaye donc kuba umuhire w'abakoresha interineti, simbizi. Ari kubera yuko yakundaga informatike cyane, yari abishoboye cyane, ariko cyane cyane ko yayikoresheje mu rwego rwo kumenyekanisha Yezu kurushaho, uko yakoze yakoze site yashyizeho Eucharistia, asobanura ibitangaza bya Eucharistia byagiye biba mu isi hose, donc akora iyo site n'iki byose. Natwe rero interineti tuyikoreshe neza, tuyigeho tugiye gushakisha amakuru nyayo yizewe. Byo ibiriho byose ni ukwitonda, ntabwo bisobanuye yuko ibiriho byose ari byo, ariko basi iyo ugiyeho ukamenya ngo umushakashatsi runaka iki ngiki yakivuzeho ibi, umunyamakuru runaka nawe avuga ibi, nawe ugerageza kwisesengurira ukareba ibyo benshi bahuriraho, ukareba wenda situation n'iki byose, ukavuga uti icyo nzi ni iki ngiki, wenda sinakishyiraho ibiganza, ariko menya iki ngiki. Ubwo rero bavandimwe, ntatinze reka mbasezere. Uyu munsi isomo ngira ngo tujyane rwose n'iri ngiri ryo gukunda, ryo kumva dukeneye, ryo kugira inyota yo gukenera kumenya kurushaho, kumenya amakuru nyayo ku byo tuba twabwiwe. Twe kuguma mu mabwire, ahubwo tugerageze gusobanukirwa kurushaho. Iyo nyota rwose tuyisabe Yezu, dusabe na Kizito kudusabira kubona iyo ngabire yo kugira inyota yo gusobanukirwa kurushaho. Murakoze rero bavandimwe beza, na hejo mwari kumwe na Yvonne. Ubwo tuzasubira ejo, mutagatifu wacu adusabira ubutitsa, kandi Bikira Mariya umubyeyi wacu dukunda cyane aduhishe muri cya gishura cye, atubundikire kwa kundi wa muvandimwe yatwigishije kugira ngo Sekibi atatwigirizaho nkana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.